Oh yes, reka dutangire. Naho twari tumaje kuba twasoreza. Ubwo Mr. Ru yari arimo aravuga ati, wowe uraje umbone mu kanya gatoya. Ntago biri butinde kuba wagaragara. Hagati n'uwo nguwo, mwese uko muri kumwe. Ndaza kuba nabashwanyaguza. Ariko mbiseguraho gatoya. Ndumva uducurane twanyishe. Ahubwo ntaza kuba nakitsamura mugira ngo ndimo ndavuga igishinwa. N'utugripe. Ubwo baratwereka ngo mu gitondo cya kare umugabo baje kuba bamubyutsa ati sheri wabyutse hani yewe hani we byuka ngwino ujye kuba wahindura imyenda none nurangiza ube wafata ibyo kurya. Ubwo umugabo nyine ariryamiye ariko yaberetse ko atareba. Umugore nawe akaza amubwira ati byuka ujye kurya. Byahiye umugabo nawe akigira impumyi neza ukagira koko ngo ni impumyi kandi umugabo arareba. Nereba ni maremare. Ubwo nuko nguko bamuzaniye imyenda ngabe yajya kurya niba ari ibya nijoro niba ari ibya nimugoroba nako niba ari ibya nijoro niba ari ibyo ku mu gitondo turaba twabimenya ntago mbiza ariko barimo baramubyutsa ngajye kuba yarya. Aho ngaho ifunguro rirateguye ariko reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye reba neza niba warakoze kuri subscribe nusanga utarayikoze ube wayikora ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha byaba byiza ukoze kucyitwa like. Ubwo umugabo nuko nguko bamuzanye gake yangajye kuba yarya ariko yitegereje dore cya kigabo nacyo kiba cyicaye ku meza nk'umwami igitegereje nacyo kuba cyarya. Ubwo undi nawe agatangira kuba yavuga ati ni ibingibi baba barimo barankora n'umugabo ntago yigeze agenda. Ubwo nyine yarazi ngo yagiye. Undi akavuga ati so barimo aratekereza iki ubu ni icyo barimo aratekereza ubu ngubu kandi azi ngo ntago ndeba. Agufata umuryango agafungurira no mugabo akinjira mu nzu. Ibi ni ibiki barimo aratekereza abikora gute ashingiye kuki? Ubwo umugore we nawe akamubwira ati sheri komeza ugende tugende ujye kuba warya ariko nawe akamwereka ko atarimo arareba. Kandi umugabo arareba ni muryerye. Ubwo nuko nguko aramubwira ati sheri icara aho ngaho ibintu biraza kuba byamera neza yiyicariraho. Ariko umugabo nyine akamwereka ko nta kintu na kimwe arimo aramenya ko uyu mugabo ari hano. Umugabo nawe yiyicariye aho ngaho waza umubaza iki ko yinjiye mu rugo rw'umugabo hano haba abagabo babiri mu nzu. Ariko undi mugabo azi ko nyine undi atabizi kandi undi arabizi arareba. Ubwo nuko nguko undi nawe yaravuze ati se ibi bintu ndimo ndabona koko ni ibya nyabyo cyangwa ndimo ndibeshya bingibi ntago ari ibya nyabyo. Ubwo abandi baricaye aho ngaho umugore we yicaranye na wa mugabo wo mwinjira. Ariko Mr. Ru nawe akabibona aho ngaho ibyose arimo arabyitegereza waza umushidikanyaho kuki atari impumyi kandi ari impumyi. Ubwo nuko nguko yabitegerezaga akareba ukuntu bose begeranye ibirenge babikubitanye barimo barikinira utuntu aho munsi y'ameza byose akabyitegereza. Idora umujinya idora icyo bita umujinya ngo umugabo uramurya akaribwa n'icyitwa umujinya. Ubwo cya kigabo kikitegereza ati mbega kwinjira mu rugo. Ubwo wari ko wa mugore nyine arabona ko harimo akantu k'urukundo yajya kuba yamuhereza inyama amubwira ati sheri akira fungura umunwa mbe nagutamika nkugaburire kuri iri funguro. Ariko wa mugabo yabyitegereza ukuntu umugore arimo aramuhereza keya akamubwira ati wowe uri mu biki garuka urimo uragerageza kuba wakora ibiki. Ubwo kigatangira kuba cyamukanda kimubwira ati umuti wanyu ariko bite byawe umuti uri hehe abakobwa b'abarundi mugira umuti uwo niwe muti ushaka kuba wahereza iyo mpumyi. Ubwo nyine agatangira kuba yamubwira ati reka wikora ikosa ngura mugaburira gute. Ibyo ni ibiki? Ubwo umugore nawe wari ugiye kuba yamugaburira agafata ya nyama yaragiye kuba yamuhereza agahita yishyira hasi kandi yaragiye kuba yayimutamika ariko umugabo nawe akerekana ko nta kureba. Ubwo umugabo agatangira kuba yamukanda ariko akamubwira ati urimo uragira ngo tubikorere impande ya Ru waretse rwose tukaza kuba twabikora mu kindi gihe kitari iki ngiki hano kubona atari heza. Ibi bintu ntago rwose byagagombye kuba byakorerwa aha ngaha. Ubwo umugabo nawe agatangira kuba yabyumva amubwira ati ahubwo nyegera ni iki kitagomba kuba cyakorerwa aha. Ubwo agatangira kuba yamwiyegereza amubwira ati nyegera umara ibicuro gakeya tugire ibyo tubara. Ariko umugabo akamubwira ati se ngo urimo urakeka ko uriya arimo aratwumva nako urimo urakeka ko arimo aratwumva. Ubwo nyine akamubwira ati ntago arimo aratwumva ikirenzeho nta nubwo arimo aranatureba. Ubwo umugabo akamubwira ati wandetse nako umugore akamubwira ati wandetse
Umugabo akamubwira ati ngomba kuba nabikora kandi nubwo ari impande yacu ariko ntago arimo arabyumva. Wowe urakeka se ko bino bintu bitarimo biranshimisha? njyewe ibi bintu birimo biranshimisha, reka dukomeze twikorere, dore umugabo umujinya afite hano yakujomba tuno duti barisha akajya kukurega nako ukajya kumurega. Ikirenze hose uyu nguyu atanareba waza umubaza icyo umugore akagumya amubwira ati wakitwaye gutyo, ibi bintu urimo urashaka kuba wakora ntago ari byo, reka ngiye nkwemerere tuze kuba twabikora mu kindi gihe, ariko bitari ubu ngubu. Siko bimeze se? Reka tuze kuba twabikora mu kindi gihe kitari iki ngiki. Ndati yego nta kibazo, ariko umenye ko rino joro nyine ugomba kuba wantegereza. Si byo se? Ugomba kuba wantegereza nijoro tukaza kuba twagira ibintu tubara. Si byo se? Nyine ntago urimo urumva ko ndimo ndashaka umuti. Umugabo nyine yaremeye ngare kuno mugore bataza kuba bari bakiraburiza no mugabo akamenya ko hano harimo undi mugabo, kandi n'ubundi arabizi ko hano hicayemo ikigabo ikirimo kiragenda kimuhohotera umugore we. Ubwo umugore nawe agatangira kuba yakirira avuga ati gake gake pore gake gake, waza ubabaza iki? Iko bibereye mu byabo. Ubwo umugabo byose arimo arabyitegereza, agatangira kuba yakirira nta miyaga, nta gushyiramo imiyaga. Ubwo umugore agatangira kuba yamuhereza keya pore gake gake. Ariko umugabo nyine kugira ngo umenye ko abantu bakomeye, reba kwihangana umugore wawe bakamukora bino bintu ari impande yawe, ukuntu bino bintu biba bihambaye bikomeye cyane biremereye. Umugore nawe agatangira kuba yakibaraguza ati sheri wanjye umeze gute? Urimo uritegura ute se? Ni anniversary yawe ejo izaba, urimo urayitegura gute? Ubwo ejo nyine afite anniversary azaba yakitabira. Umugore we nawe akamubwira ati ariko ndakeka ko ibintu byose bimeze neza. Siko bimeze se sheri wanjye? Nizere ko ibintu byose bimeze neza. N'umugabo akamubwira ati bimeze neza, nta kibazo na kimwe gihari, ahubwo niba hari ikintu ushaka kuba wambwira wakimbwira, nkaba nakimenya mbere yuko anniversary yanjye iba yaba, wambwira nta kintu bitwaye mbwira. Undi nawe akamubwira ati mbere yuko ngenda nyine. Uyu nguyu umugabo nyine arimo aratekereza ati mbere yuko ngenda. Uwo ni umugabo urimo urabitekereza ati mbere yuko ngenda ngomba kuba namubwira, mbere yuko ngenda ntari nanamusezeraho, ibi ngibi ngomba kuba nabikora mu gihe anniversary yanjye iraza kuba yabaye. Umugabo ukamenya ko afite imigabo n'imigambi yo kuba yava muri runo rugo. Ubwo nuko nguko umugore yaje amubwira ati sheri uze kuba wakibuka uyu munsi ntago anniversary yawe ari bwiri bube, izaba ejo. Siko bimeze se? Kandi noneho igitangaje tuzaba turimo turanaserebura igihe tuzaba tumaze turimo turabana, imyaka 3 izaba yuzuye. Undi akavuga ati nta kibazo ndimo ndabyibuka. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati ubwo ngubwo nibyo turi bubanze kwizihiza igihe tumaze tubana, anniversary nayo tuzayipangira urundi ruhande cyangwa se ikindi gihe aribwo tuzaba twayikora. Siko bimeze se sheri? Ariko umugusore nyine agatangira kuba yavuga ati ruwo urimo urangambanira cyangwa se unca inyuma nkaho ntabizi, nanjye ibi ngibi ndagumya nitware gutya, ntago ndi buze kuba natuma uri buze kuba wamenya ko ndimo ndareba n'ukuntu urimo uritwara n'akajwi karyoshye nkaho ntabizi ibintu urimo witwara nk'umuntu w'agaciro cyangwa se umuntu ushimishije washimishijwe n'ibi bintu kandi se byahehe. Ubwo baratwereka nyine aho bari bateguye anniversary iyo kuba imyaka nyine bamaze ngo barimo barabana, niyo baje kuba baserebura. Ubwo ni imyaka 3 yarishize barimo biribanira gake gake pore ubwo ibirori aho ngaho byahumuye n'abantu ukamenya ko batangiye kuba bakitabira ibirori aho ngaho byahumuye. Abantu bahageze ati bano bamaze imyaka 3 barimo barabana, niriya mpumyi se? Ariko abantu barihangana we, imyaka 3 bana n'impumyi. Ubwo abo ngabo baraho bose baritegereje bakomye amashyi ate baraje mukoma amashyi. Ubwo nyine reka tubasobanureho gatoya. Ubwo nyine ukuntu bimeze, barimo baramwifuriza anniversary ariko siyo bagiye kuba baserebura. Ikintu bagiye kuba baserebura ni imyaka 3 bamaze babana, ariko ku munsi wiwe wa anniversary byose byabereye rimwe. Ngo anniversary yiwe bazayifetera ikindi gihe. Rero barimo baramubwira ati koko bino bintu biradushimishije kuba umugore wawe yateguye ikintu nka kino icyo kuba wakifuriza igihe mumaze mubana na anniversary, ariko nubwo anniversary yo tutari buyifete uyu munsi turabyishimiye cyane.
ubwo umugabo bagatangira kwamubwira ati sheri ni ukuri ugira isabukuru nziza, ndabyishimiye niyo mpamvu natumiye abavandimwe bawe ndetse n'umuryango wawe bose n'inshuti zawe, kandi urabona ko ibintu byose babyishimiye nubwo utarimo urabibona ariko uri kubyumva ko ibirori byose bihambaye. ubwo aho hari keke, ibintu byose byo kunywa birahabaye. Waza ubaza icyo ubwo umugabo nyine we arimo aritegereza agatangira kuba yavuga ati ntabwo nkunda iroze, kandi nawe arabizi none nibyo yadekoye ahangaha, ndimo ndibaza impamvu bino bintu yabikoze kandi ndakunda amabara y'iroza. ubwo ni umugabo nyine urimo urabivuga agatangira kuba yakibaza ati haha nabikoraho iki, nabigenza ute? ubwo agatangira kuba yavuga ati mfite ubwoba kubana n'umuntu mbeshya gutya muri buno buryo, ndumva mfite ubwoba. ubwo umugabo nyine nicyo kintu arimo aratekereza ati ngo afite ubwoba. noneho igitangaje umugore we yateguye amaroza, kandi we nta nubwo ayakunda. dore wa mugabo w'umwinjira nuko yaje akoma mu mashyi, aza akoma mu mashyi gake gakeya. wakibaza ngo impamvu, kandi hano hari abandi bantu batashye kino kirori bose bahuzuye, ariko yaje yikomera mu mashyi. waza umubaza iki ko yinjiriye mu rugo rw'impumyi gake gakeya. yaje utyo ubwo yatangiye kuba yamubwira ati Mr. Ru. ubwo agatangira kuba yakikururira umugore we amubwira ati nyegera, ariko ubu urimo urazuyaza mu biki, wajya unyegera gake gakeya tugira utuntu tubara we. ubwo umugabo ariko byose arimo arabireba bazi ko ari impumyi, agatangira kuba yamubwira ati isabukuru nziza. ubwo umugore ariko akitegereza kino kigabo kimeze nk'ikintu kituzuye, agatangira kuba yamubwira ati banyitaho, kandi ndakeka ko ushobora kuba warumvishije umugore wawe arimo aramvugaho, kuko turakorana, siko bimeze se? ubwo nyine umugabo agatangira kuba yabwira umugore ati ntugire ikibazo, nta na kintu kimwe arimo arareba ni impumyi. ubwo n'abandi bagatangira ati muceceke ataza kuba yabyumva, ntihagire umuntu n'umwe uza kuba yavuga, bikorera ibyabo. ubwo ukamenya ko bano bantu bose bari aha ari ku isiri ry'uno mugore n'uno mugabo, babiziranyeho nyine, nta jwi bashaka ko risohoka ry'uriya mugabo wibereye mu kabyizi kiwe. ubwo umugabo umujinya wamwishe kubona umugore we barimo barakinira hano ahangaha imbere yewe, arimo arabyitegereza agatangira ati sheri ariko nyegera urimo urigira ibiki? ibyo bintu uzi ko wabihanirwa n'amategeko kunyibasira ukampunga bene kano kageni? inyegera amategeko ataza kuba yagukurikirana bakagufunga. ubwo abandi nabo nuko barimo baritegereza ibirimo birabera ahangaha, ariko nyine icyo twamenya ko nuko ari ku isiri ryabo gake gake utuntu twabo ni ku murongo, barimo barabimenya ibirimo birabera ahangaha, nta kintu bavuga. bavuga iki se? ariko umugabo dore umujinya ngo uramurya. abandi bagatangira ati reka nifatire video ngewe nicyo kintu nshoboye, reka nifatire video. ubwo umugabo w'umwinjira arimo arakwega umugore gake gake agatangira kuba yamubwira ati sheri we ngwino duserebure hano anniversaire yawe, ngwino tujye kuba twareba iriya keke irimo hariya tuyifungure turi kumwe. siko bimeze se sheri? siko bimeze? ubwo nyine undebere nawe. undi akamubwira ati nta kibazo, igenda uyifungure, ntacyo bitwaye, genda uyifungure. umugabo ari ku mujinya wamwishe umugore ntiyabitinzeho, aravuga ati ibyo se bitwaye iki? ariko cya kigabo kikamubwira ati hute shawo mureke yidutinza, genda uyifungurire, widutinza wowe. ubwo umugore nawe nuko nguko yaje yihuta cyane. ubwo uwo ni Ruwo yaje kuba yafungura gake gake ya keke y'umugabo bamuteguriye kuri anniversaire ye. ariko niba murimo murareba dore ikintu gitangaje, wenda bishobora kuba muri biri mu rurimi mutarimo murasobanukirwa, ariko ikintu gitangaje dore amazina ariho na y'uno mugore. uno mugore w'uyu mugabo niyo mazina yibereye kuri keke, kandi wagize anniversaire. dore n'uwo mugabo uhagaze aho ngaho w'impumyi, cyangwa se ubazi ko ari impumyi, ariko amazina ariho n'ay'uyu Ruwo niyo yanditse kuri keke. dore umugabo wabikoze arimo arisekera aseka avuga ati ngewe mwaza mumbaza iki? ibyanjye biba biteguye. ubwo n'abari aho bose barabibonye, birabatungura, bose barabibonye. ati ye ibi bintu se koko ni ibya nyabyo cyangwa ndimo ndarota? ubwo n'umugabo nawe agatangira kuba yavuga ati si ibi bintu ni ukubera iki? hano ndimo ndabonaho amazina abiri, hawo ndetse na Ruwo. ubwo nyine ukamenya ko hariya bashyize amazina abiri kuri iriya keke. bagatangira kuba bavuga ati si iki kirori cyari icyabo cyangwa cyari icyanjye? munyihanganiye nari mvuze izina rimwe, none ahubwo hariho amazina abiri ya bano bahanya uko ari babiri, bose amazina yabo niyo ariho. ubwo bagatangira ati sheri
wambonye ukuntu ntegura se, ikirori kiwe turimo turakiyanjoyinga ubwacu. Ubwo umugabo ariko bikamurya, ubwo cya kigabo kigatangira kuba cyamubwira ati n'ubundi ntago ari buze kuba yabimenya, ahubwo ikindi kintu uza kuba wakenera wambwira nkaguhereza. Uri kubona ibyishimo se ntarimo ndagenda mbiguhata sheri? Ego yego, hari ikindi kintu ukeneye nonaha mbe nakiguhereza. Idora umugabo umujinya ukuntu urimo uramurya. Abari aho ngaho se bakora iki nabo usibye kuba bagendera mu kigare nabo bakavuga ati koko bino bintu ni byiza, ariko nta muntu wabyishimiye muri bantu bari aha ngaha bose. Kubona wari wateguriwe anniversary aho kwandikaho izina ryiwe, abamuteguriye nibo banditseho amazina yabo, ukamenya ko ibintu bigeze kuri kandi ngo ni umugore we. Ubwo umugore we nawe agatangira kuba yamucanganyikisha amubwira ati sheri, noneho twegera imbere tube twakata gatoya. Siko sheri, ngwino tugende dukateho gatoya. Ewe wanazimya buje, sibyo sheri wanjye, ngwino rwose wegera imbere. Kandi ndakeka ko bino bintu biraza kuba ari byiza. Ariko dore umugabo umujinya yifitiye yanaguhekenya, agaciro uduherena n'udukweto, imisatsi akaba ari byo ari bucire. Umugore dore ngaramusoma, ariko umugabo umuntu ukomeye cyane ku buryo yihanganira bino bintu byose birimo biramubaho. Ariko cya kigabo kigatangira atari ko ngo urimo uramuhereza keya gute, njyewe ndi hano urimo uramuhereza keya gute, ko ngiye ndi hano. Ubwo umugabo dore gupfiramo, iki nicyo bita kuba wapfiramwe imbere. Ubwo bagatangira ati sheri, tube twigendeye twigendere kino tukireke. Dore umugabo ngarabona bagiye agafungura amaso, abandi dore bamutaye aho. Ariko n'abavumbye bose barimo baribaza ati bino bintu koko ni ibiki? Banza urebe ibintu birimo birabera aha ngaho. Umugabo akareba, abandi bo bigiriye mu gikorwa, ariko nabo barabikunda bagakabya. Uriya muti w'abarundi banza ufite ibanga, barabikunda bagakabya nabo, ni buri kanya. Ubwo nawe yahise avuga ati yemwe mwese muri hano, mureke tube twarya, ngiye kuba nafata telefoni cyangwa se ngiye kuba najya kuri telefoni. Nta kibazo mwebwe mwirire keke, reka mbe nakigira kuri telefoni. Nta kibazo. Ariko umugabo afite umujinya, agahinda, intimba, birababaje mwa bantu mwe. Abandi nabo baravuze ati tuyirye, bitwaye iki se twebwe ko n'ubundi tutayiguze? Ariko ikintu cyabumije ni ukubona amazina y'abari abahanyuka ari babiri bose ari kuri keke, kandi ikirori cyari iki? Uriya mugabo ubwo baje mu cyumba batangiye ko bavuga ati twikorere ibyacu. Ese ko ufite ubwoba? Ntabwo urimo uranyizera? Ariko umugore yatangiye kuba yamubwira ati kubera iki wafashe amazina yiwe ntaba ariyo ushyira kuri keke, ahubwo ugashyiraho ayacu? Ni ukubera iki nubwo atareba? Basi ntabwo umuntu yakamushimishije nubwo atareba? Ibi bintu wakoze ni ibiki? Ntuzongere kuba wakora bino bintu ikindi gihe. Undi akamubwira ati ariko kubera iki ufite ubwoba? Ubwoba ufite n'ubwiki? Ufite ubwoba bw'icyo uriya ntareba? Ntago areba uriya. Wereka twikorera ibyacu, impereza ku muti w'umurundi, gake ku muti w'abarundi, tubanze turebe ukuntu uvura. Undi agatangira kuba yamubwira ati si ruwo ufite ubwoba? Ati se basi wizera ko uriya mugabo w'impumyi aba arimo arareba cyangwa se aba arimo arumva? Reka ubwo reka mbe nakubwira, reka twipangire twikorere mariage. Siko bimeze se, kuko uriya n'ubundi nta kintu yagufasha habe na gitoya pe. Uriya nta kintu na kimwe yagufasha. Reka twipangire mariage, nge nshaka kuba nakugira uwanjye gusa, nta mpamvu yo kugusangira n'iriya mpumyi. Sibyo rukundo rwanjye? Ubu utavuga ariko hoya, sibyo? Siko bimeze se, nge nshaka kuba nakugira uwanjye gusa, untumbwire hoya. Ndagukunda cyane bebe. Ariko umugore agatangira kuba yavuga ati mu mutima, ariko nyine arimo aratekereza ati ngiye nkunda ruwo. Akamubwira ati ngiye mpereza igihe, ndaza kuba nabitekerezaho ndakubwira. Undi akavuga ati bitwaye iki? Icya mbere ni uko uza kumpereza igisubizo cyiza. Ntacyo bitwaye, reka twikomereze. Gake umugore bakamubwira ati ngaho umuti w'abarundi bawutanga baryamye, reka mbe nakuramo utwenda nanjye mbe nawufata. Ntago nawufata mpagaze. Gake reka tubikore turyamye. Tayari ukabona ko imyenda, amarinete se kayakuyemo bunarabareba we. Cyangwa ntabwo gufata umuti ntabwo bisaba kureba. Ntabwo mbizi ngewe. Ubwo nuko nguko yise atangira kuba yajya hejuru. Umugore nawe akamwitegereza agaseka, amubwira ati ngwino ubanza ufateho gake pole. Ariko umugabo nyine yifitiye icyitwa ishyushyu n'ifemba.
ubwo agatangira kuba yakurira umugore nawe yatwawe gake gake waza umubaza iki. Umugabo byose arimo arabyitegereza, ariko mana yanjye icyitwa igitangaza kiragwira. Igitangaza cyo kiragwira. Ubwo nuko nguko yavuze ati nta kindi kintu nakora usibye kuba nakifatira amashusho. Basi bino bintu nkazabishyira ku karubanda mu gihe bino bintu ibyaba bibaye. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yakifatira amashusho. Abandi bo bibereye mu byabo, waza ubabaza iki ku muti w'abarundi cyangwa se umuti w'umurundi bawufata kuriya gake gake. Ubwo nuko umugabo nawe akimara kuba yabona ibyo byose yahise asubizaho urugi arigendera. Ariko mba nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, usanze utarekoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video wayibonye, iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo umugabo nuko nguko yasohotse aho ngaho n'ibitabo. Ntumbaze ngo ni ibiki, abandi bo bagiye mu cyumba. Ubwo nuko nguko yagarutse, abandi batazi ukuntu ino bidi yapanzwe cyangwa se kino kirori cyapanzwe. Ubwo barariye bararya bariyongeza. Icyakurikiyeho ni ukwirukanka bakitahira. Waza ubabaza iki, waza ubabwira iki ko batazi ukuntu byaguzwe. None ikintu kikubwira abantu babarengwe babirwaniramo. Dore umugabo nuko nguko yatangiye kuba yagira gake gake agashyira utuntu ku murongo. Umugore nuko yavuye mu byiwe aje asanga umugabo warahatangira kuba yavuga ati se abandi bagiye, none se sheri wari ukiri aha ngaha ntabwo wigeze ugenda? Afite utubazo nyine tw'amafuti. Akamubaza ati se wagumye aha wenyine, wagumye aha ngaha wenyine sheri? Akamubwira ati rwose nari nzi ko ndibuze kuba wantegereza tugakatana keke, none byarangiye uyiririye. Undebere rwose. Umugore akamubwira ati nagutengushye unyihanganire. Ariko unyihanganiye, nari mfite ubwoba. Undi nawe akamubwira ati oya, nta mpamvu ya byose, nta n'impamvu yo kuba wanyireguraho. Icyambere nuko ibyo wari wagiyemo ari ibyanyabyo cyangwa se ibyari bikwiriye. Niba wari unafite ubwoba ntacyo bitwaye rwose, ahubwo nizere ko wambaye wifubitse utari mu muyaga. Unyumvire nyine. Umugabo disi aba yitaye kuri uno mugore. Umugore nawe agatangira ko yavuga ati oya, nta kosa wowe ufite, nta kosa ufite, si nawe watumye ngenda, ahubwo hari akazi nari ngiyemo kuba nakurikirana, bampamagaye ku kazi, unyihanganire kuba nari nagiye. Ubwo ariko agatangira kuba yakitegereza impande n'impande, akitegereza. Ubwo nyine azi ngo n'umugabo yari akiri aha ngaha, kandi se byahehe ko we yari yigendeye. Ubwo akiri aho ngaho kuri telefoni bahise bamuhamagara. Vuba ntumbaze ngo ninde umuhamagaye. Yahise yihuta cyane ahita kwepa umugabo we, agenda utyo. Umugabo byose arimo arabyitegereza avuga ati haha, ubwo ukeke ko ntaketse ibyo urimo urahunga. Uwo ni umugabo nyine urimo urabitekereza. Umugore nawe yahise ajya kuri telefoni ahita atangira kuba yamubwira ati se sheri uri hehe, uri kumwe na ya mpumyi se? Ubwo nyine arimo aramubaza ati ruwo uri hehe, uri kumwe na ya mpumyi? Undi agatangira kuba yavuga ati se ufite ikihe kibazo? Turi kumwe. None se ni ikihe kibazo cyabaye? Njye ndi kumwe na Ru. Ni ikihe kibazo ufite? Kandi yaranantegereje, nasanze yantegereje ari hano mu rugo. Ni ikihe kibazo ufite? Ubwo undi nawe akamubwira ati se ko nshaka ko uza kuba waza kundeba, hari icyo bitwaye? Rumvishije mfite ikibazo, ni ukuri narwaye, ndwariye kwa muganga, waje kuba wandeba kuko mfite ikibazo gikomeye. Ntabwo uri buze se kuba pasi wanyireberaho ukanyitaho? Umugore nyine wumva ukuntu barimo baramubwira, kandi nawe yaraje kuba yareba umugabo we. Ariko yahise atangira kuba yamubwira ati oya, nasezeranyije Ru ko ngomba kuzamarana uno munsi nawe. None se ubwo urumva ndamutse nje ibyo namusezeranyije bitarabirangiye, ntago ndibuze pe, ngiye kuba namwitaho. Ubwo ndakamubwira ati nganyumvira, ugiye kwita ku muntu utareba, wakaje ukanyitaho ngenda arwaye, umuntu nk'uwo nguwo utazakira? Ibyo ni ibiki koko? Ibyo ni ibiki urimo uratekereza? Ubwo ni wa mugabo birirwana. Ariko ngo n'akanya gato yaragiye kuba yahereza uno mugabo, ngo nakagenda kamuhereze. Undi yaravuze ati sawa, nta kibazo, ntegereza, ngiye kuba naza, ntegereza. Ubwo umugore nuko nguko yahise ava kuri telefoni vuba avuga ati se ubu koko ndagenda ute? Ariko yaratekereje aratekereza, nta kindi kintu yakoze usibye kuba yahindukira. Avuga ati reka nze mubeshye, yabyanga ashingiye kuki? Yabyanga ahereyeho. Ubwo nuko yaje atangira kuba yamubwira ati sheri
noneho nza akabazo kihutirwa ku kazi barampamagaye ngo hari ikintu kitarimo kiragenda neza, mfite kuba nagenda, ubu ngiye kuba nagenda, kandi ugomba kuba wantegereza mu rugo ukantegereza, ese byose kugeza ntashye uze kuba wantegereza. Ubwo ariko agiye kuba yagenda, umugabo yaramubwiye ati buretseho gatoya. Iburetseho gato umugore yaravuze ati iki ni iki kibaye, habaye iki, ni ikihe kibazo? Undi aramubwira ati hano hari dokima nifuza ko wansinyiraho, hari icyo bitwaye se ko nshaka sinye yawe? Ensinyira haho. Umugore nawe yaravuze ati bitwaye iki, reka nze kuba nasinya, nta kibazo na gitoya kiri aha ngaha, reka nze embe nasinya. Ubwo nuko nguko yahise afungura vuba vuba, habe no kuba yasoma, yatangiye kuba yasinya. Ariko izi sinye ni za zindi nyine zabo utazazigana bakagufunga. Ubwo nuko nguko umugabo nyine arimo aramureba akamwitegereza akanamuseka, bitewe n'ukuntu asinye. Ntumbaze ngo ni ibiki asinyiye, we yishimiye kuba yasinya. Undi ariko agatangira kuba yamubaza ati se sheri, izi dokima hari ibintu waba waguze nsinyeho, hari ibintu wari waguze? Umugabo ariko nyine akabyumva ukuntu umugore warimo aramubaza niba hari ibintu yaba yaguze, agahita amubwira ati nta birenze ibyo, nta birenze, nta kirenze kiri aho ngaho. Ubwo undi aramubwira ati nta kibazo, reka mbe nagenda, kandi usigare neza bebe. Ubwo umugore nyine yagiye yirukanka cyane ngo agiye kuba yazemya sitasiyo. Umuti w'umurundi yahaye wa mugabo ntago wakoze, agiye kuba yasubirayo kuba yamuhereza undi amucagingi. Dore esanse yarabuze, esanse yarahenze. Niko yahise yirukanka avuga ati reka nze nirukanke njye kuba natabara. Umugabo nawe yahise avuga ati bye ngona, bye. Yasezeye utyo atangira kuba yavuga ati luwo, bye. Ubwo ntumbaze ngo umugabo re cyangwa se uno mugabo yateze icyo umugore we yaba yasinyiye. Ubwo nyine dore ikintu yasinye ni ukuvuga ngo ni divorce. Ubwo yahise avuga ati twebwe ntabwo tuzongera kuba twahura n'indi nshuro, ntibibaho, ntibishoboka, reka ntabwo tuzongera kuba twahura n'indi nshuro. Uwo ni umugabo ubivuze, avuga ati ntabwo bazongera kuba bahura n'indi nshuro, ntibibaho, ni ikosa ridashoboka. Ubwo cya kigabo nacyo nicyo ngaho aho kirwariye gikeneye keya cyo. Ubundi se cyaje kwa muganga kumara iki? Iko kino kigabo ndimo ndacyanga we, ni ukubera iki ubwo cyatangiye kuba cyakikoroza? Umugore nawe nuko yaje yirukanka cyane avuga ati sheri, bimeze gute? Ubwo agatangira kuba yamubaza ati bimeze gute. Undi arimo akorora cyane. Umugore yaje amubwira ati se ufite umuriro? Akamukoraho ngo yumve ko niba yaba afite n'umuriro. Ariko umugabo ikintu yaba arwaye ntagiketse, umuti ntago wakoze neza. Yise atangira kuba yamubwira ati se ko ndimo ndumva nta muriro ufite kandi wanavugaga kuri telefone umeze neza, byaba bigenze gute kuri telefone numvaga umeze nkaho utarwaye? Ibi bintu bimeze gute? Umugabo agatangira ati sheri, utangiye kuba wanshidikanyaho se? Ngiyewe ubu ngubu wamaje kuba wagenda tukimara gutandukana, mpita numva ntangiye gutengurwa. None ubu ngubu sinzi ukuntu umeze, ndimo ndatengurwa n'ukuri bebe, n'ukuri ndumva ntazi ukuntu nanjye meze, ariko ndumva nishimye ubwo uhageze basi nkaba ndimo ndakubona, ndumva imeze neza, umuriro utangiye kuba wagenda ukamuka, ntago ukiri muranganza kubera uhageze. Undi akavuga ati wowe uraza kuba wamera neza, ndabizi uraza kuba wamera neza, kandi naru arantegereje, rero ngomba kuba nagenda. Numvaga ari ibintu bikomeye, ngiye kuba nagenda, reka ngende. Ubwo ru nawe yibereye aho ngaho, hari ibyo arimo arapanga, wakibaza ngo ni ibiki. Ariko tubonye aho ngaho hari ibintu umugore yasinye bya divorce. Dore ngo arafata amafoto ya cyagiye yabafotoye bibereye mu byabo barimo baratanga ku muti, agahita yafata akayishyira mu mpapuro za divorce kugira ngo yereke umugore we ko byose yabibonye. Ubwo umugabo abonye ko umugore agiye kugenda aramubwira ati oya, none se nukubera iki buri kanya urumbwira ru? Ibyo ni impamvu nyabaki buri kanya umumbwira ibyo ngibi? Ushaka iki? Igihe cyose tumarana ntago hashira kanya utari umumbwira bite byawe? Ushaka kuba wagera kuki koko? Nukubera icyo umumbwira? Ngiye nta kintu na kimwe ndakora, ariko ukagumya ungereranya nawe. Ibi ni ibiki koko ubungereranya na ru? Ubu ushaka kuba wagera kuki? Nukubera iki? Ubwo umugore nyine akabyumva, agatangira kuba yavuga ati nta mpamvu, kubera ko nyine mwese mba ngomba kuba nabitaho,
reka mbe nagenda ariko wowe utandukanye nawe kuko uriya ni umugabo wanjye. Nyuma na nyuma urabizi neza ko uriya ari umugabo wanjye, umenye ko mutandukanye kure cyane, uriya ni umugabo wanjye. Undi akabyumva ati dore agatangira kuba yakigwingiza ati mana yanjye, agakorora karanyishe agatangira kuba yakorora. Gake gake umugore byose akabireba akabyitegereza, tumeze neza se, yewe umeze neza wowe. Ubwo atangira kuba yamubaza ati se basi hari ikintu nakugurira ukaba warya, hari ikintu gishaka kuba we wafungura? Umugabo nawe aramwitegereza ati aho ngaho ahubwo niho nashakaga kurasa ku ntego, ariko ngewe ikintu cyose wangurira nakirya nta kibazo, icyo wangurira cyose nge nakirya. Umukobwa nawe yarabyumvisha aravuga ati nta kibazo butegereje, ndaje mbe nagira ikintu mba nakugurira, siko bimeze se? Umukobwa nyine yahise afata agasakoshi ke cyangwa se agasakama ahita agenda ngo agiye kuba yamushakira ikintu ari bube yafungura, ariko ukabona ko umugabo bino byose ari ibyo arimo arikoresha, ntago arwaye, ni ukugira ngo nyine umugore atabona umwanya cyangwa se adahereza umugabo w'umwanya ngo abe yamwita, ahubwo yasigaye aho ngaho arimo arigira gutyo akigira gutyo. Ubwo umugore ni uko nguko yasohotse aho mu cyumba uriya mugabo arwariyemo, ariko kuba yasohoka yahise abona umuganga atangira kuba yamubwira ati Dr. Zu bimeze gute? Ubwo ukamenya ko uzi. Undi nawe yahise amubwira ati yewe, ati ni wowe Tangi we? Ubwo nyine bamwita Tangi, ntarya ni zawo ni antombaza ati po. Ubwo atangira kuba yamubwira ati se yaba yongeye kuba yarwara amaso nanone? Ubwo nyine yamubajije niba umugabo we yaba yongeye kuba yarwara amaso, ariko undi yatangiye kuba yakibaza ati se Dr. Zu byaba bigenze gute? Gute urimo urashaka kuba wavuga iki? Nicyo ushaka kuba wavuga cyangwa se ushaka kuba wagera kuki? Ngo arongeye nanone si ibyo ngibyo ni ibiki? Ubwo nyine akamubwira ati se niki cyaba cyabaye? Umugabo wawe se ejo bundi umunsi wabanjirije ejo ntiyari aha ngaha, tumara kuba twacekinga amaso yiwe tugasanga rwose yemerewe kuba yareba cyangwa se nta kibazo na kimwe amaso yiwe afite, kandi yari anabyishimiye cyane ibyo ngibyo byabaye byose. Umugore arabyumva ati ngo iki dore kuba yagira ubwoba kumva ayo makuru. Ubwo atangira kumubwira ati se ntago yigeze abikubwira ko ejo yari yakize amaso? Ubwo nyine Tangi cyangwa se zawo no harya ni Zu, ntago ndyibuka izina ryiwe, hano barimo baramwita Tangi. Ubwo yahise amubwira ati se Mr. Ru amaso yiwe ejo yari yakize, yabaye mu ryeryo. Ubwo bagahita batumwereka aho ngaho bamutwerekana ko dore nuko nguko arimo aragenda gake gake, dore nuko nguko we yafashe umwanzuro kuba yakigendera akahukana agata urugo rwiwe akigendera. Umugore w'inkuru arimo arumva, ukamenya ko irimo iramutungura cyane, byaramucanze atangira kuba yakibaza ati ngo iki. Ubwo nyine byose niko yatangiye kuba yakibuka umunsi wa mbere abasanga bari kumwe aha ngaha agata urufunguzo, ibintu bimaze kuba byamurenga, bagahindukira nyine bakamwitegereza ari aho ngaho byamurenze, bakibaza ati si umuntu biri mu biki? Ubwo bakibuka n'umunsi baza nyine bagasomana aho ngaho, umugabo aza akamusoma, ukuntu nawe byahise bimutungura, nawe nkaho abyumvishe cyangwa se yaba abibonye, agatangira kuba yakibuka umunsi arimo arabitegereza barimo baravuga turiya ni impumyi nta kintu na kimwe yatugira. Ubwo bakibuka n'umunsi icya gihe bandika amazina yabo kuri keke, ko byose yaba yarabibonye. Rero agatangira kuba yavuga turiya impamvu nashyizeho izina ryawe ni ukuri wowe nyine nashakaga ko dushyiraho amazina yacu, ntubitinde. Ubwo umugore muganga yarabimubwiye, atangira kuba yavuga ati none se muganga Zu mbwiza ukuri ibyo bintu urimo uravuga koko byaba ari byo? Imbwira niba koko ibyo bintu ari ukuri. Ramukumbwiye ushaka kuba wavuga ko ari ready kuba yareba amaso yiwe, yiteguye kuba yareba ibintu byose arimo arabireba? Undi akamubwira ati cyane, none se ntago yigeze abikubwira? Hora iko yari yakize. Ubwo umugore yarabyumvishije aratungurwa, dore gukubitwa n'inkuba, dore ibintu ngo biramurenga, dore ngo aracanganyikirwa, ibintu byaramurenze, aravuga ati reka njye kuba namureba. Kandi tubonye umugabo nyine arimo arasohoka ameze nkaho arimo aragenda. Undi akamubwira ati yewe Tangi we, Tangi we. Ubwo Tangi arirukanka cyane. Ubwo nuko nguko yakomeje yirukanka ngiye kuba yareba umugabo we ahantu yaba ari, ngo abanza cekinge neza niba koko umugabo we atareba cyangwa se areba.
abe yamenya amakuru yiwe y'umugabo yiwiwe ukuntu bimeze. Umugore nuko nguko yirukanse kandi umugabo we dore arimo arisohokera yigendera gake gake. Waza umubaza iki? Ubwo umugore nawe nuko nguko yasohotse ingabe agiye kureba aho yasize umugabo we, ingabanza abe yamubaza amakuru y'ukuntu ibintu byose bimeze. Tayari inkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha byaba byiza ukoze kuri like. Dore umugabo ngarerekera pore pore gake gake akagenda. Waza umubaza iki? Wamubaza iki ko yigendeye? Nuko nguko agiye nta kibazo. Dore n'umugore nawe yaje yirukanka atarwiyambitse ngabe yaza kuba yareba koko niba ari buze kuba yabona umugabo we, abanza yimakingire shuwa cyangwa se arebe neza niba atarimo arareba umugore we yarirukanse ibyo muganga mubwiye ntarimo arabyumva habe na gato. Yarirukanse avuga ati se koko byaba ari byo? Yaba yarebye ku buryo yaba yararebye biriya bintu byose twari turimo turakora? Dore ngarirukanka akirukanka tayari akagenda. Ariko no mugore nanjye sinamushyigikira. Umugabo nawe arahukanya arigendera mu rwego rwo kuba yahereza umugore w'amahoro, ibintu byose bikaba munange akigendera ngo umugore we akora ibintu ashaka byose abifatire ku gihe. Imiti yatangaga abe yayitangira ku gihe atamubangamiye. Dore umugore ngaraza yirukanka atarwiyambitse ngagiye kuba yareba umugabo we, abanza making sure koko niba areba cyangwa niba atareba umuganga ibyo amubwiye niba byaba ari byo. Dore nuko nguko yirukanse aragenda. Ubwo nuko nguko yaje amubwira ati ru we yewe ru. Ubwo nuko nguko yaje yirukanka kandi ru dore nuko arimo arisohokera. Waza umubaza iki? Ubwo ru yahagaze aho ngaho atangira kuba yakumva umugore ibintu arimo aramubwira, akamureba akamwitegereza agatangira ati subu ntago arimo arareba we, ntago arimo arareba. Ubwo agatangira kuba yamuhungiza cyangwa se yakureba neza niba amaso yiwe atarimo arareba, akazunguza amaboko aho ngaho akavuga ati se ibi ko mbona bitarimo birakora reka mujombe intoki ndebe. Ubwo agatangira kuba yazana intoki ariko umugabo reka habe no kuba yabuja. Reka ibyo ngibyo ntago ari ibye, nta kubuja nta kunyeganyega. Umugore nawe byaramucanze ati ibi se birashoboka? Ibi bintu birashoboka ra? Ubwo yabonye umugabo nyine abona umugabo yisize insenda habe no kuba yanyeganyega na gato. Byaramucanze byaramurenze atangira kuba yamubwira ati sheri none se amaso yawe. Undi nyine abura ibintu avuga atangira kuba yarya indimi akamubwira ati ni ibiki birimo birajya mbere ku maso yawe, waba wigeze kuba wabona ra? Umugabo nawe yararebye ati ngo njyewe se biheruka kera. None se nibi byaba bimeze gute ko meruka kureba kera? Byaba byagenze gute? Umugore arigarura atangira kuba yagaruka mu murongo kumva ko umugabo atarimo arareba. Aramubwira ati nta birenze, nta kirimo kirajya mbere nta kirimo kirajya mbere. Ubwo ariko agatangira kuba yakibaza ati se zu ni ukubera iki yaba yambwiye ko amaso yiwe yaba yaragize yongeye kuba yakira? Ibi bintu byaba ari ibiki? Byaba bimeze gute se? None yaba ari impumyi kandi arimo aritwara nk'impumyi atari impumyi? Ibi bintu se ko mbona bitarimo ndabyumva neza. Ibi bintu ariko ibyo ari byo byose ntago arimo arareba. Yaba yarambonanye se ndi kumwe na hawo? Yaba yarabonye ukuntu nge na hawo tuba tumeze? Ubwo hawo ni wa mugabo babirirwa bakikirana baherezanya imiti y'Uburundi. Ubwo umugore agatangira kuba yamubwira ati nari ndimo ndagira ngo amaso yawe hari ikibazo yaba yagize. Undi akamubwira ati oya, amaso yagize ikibazo n'ay'umutima ndetse n'ayo mu mutwe, andi yo nta kibazo afite. Undi ariko agatangira ati sheri ni ibiki urimo uravuga? Urimo urankinisha bebe? Ubwo ngubwo nyine agatangira kuba yakumva ukuntu umugabo amubwiye, ariko dore kwitegereza ngo arahita abona ivarisi y'umugabo akayibazaho cyane. Atangira kuba yamubwira ati se ko mbona uri kumwe n'ivarisi ugiye hehe? Waba ugiye hehe ko mbona uri kumwe n'ivarisi? Ugiye hehe sheri? Ni hehe waba ugiye? Undi yaramubwiye ati ngiye mu rugo. Byaramucanze cyane atangira kuba yavuga ati ngo iki mu rugo? None se mu rugo hano harenze aha ngaha ni hehe? Aha ngaha se ho mu rugo? Waba ugiye hehe? Ni hehe ugiye? Akamubwira ati ubwo ngubwo hari uwayisuza. Atangira kuba yavuga ati Mr. Ru. Ubwo ukamenya ko ari cya kigo ryanzanga yacu ihise hagera.
ubwo nuko nguko yahageze yitegereje neza atangira kuba yavuga ati se ko mbona uri aha ngaho uhagaze mu rugo, ninde waguhagaritse kuba wakomeza ukagenda ukarenga mu rugo? Ninde urimo uraguhagarika koko? Unyumvire nyine umugabo ukuntu arimo araza avuga ngo ninde waguhagaritse aha ngaha, ninde waguhagaritse ngo akaguhagarika kuba wakomeza kwigendera? Ubwo agatangira kuba yakweshebura umugore akamubwira ati wowe iki ngiki kireke kigende, nta n'ikintu na kimwe kiraba kivuze, ikireke cyangare kigende kuko nta muntu uri buze kuba yagifata, ntago kireba, kirakomeza kigende n'ibivarisi, nta muntu uri buze kumenya ahantu amuzana, nawe ubwe ntago ari buze kumenya ahantu aje. Ese byo sheri? Ubwo nyine uwo ni umugabo we n'umutima mubi ni ibintu bye. Umugore yese atangira kuba yamubwira ati reka mbe nakubwira, uyu muntu n'uwo dukorana kuri company, ni assistant wanjye kuri company yacu, bamwita Fang Hao, niko bamwita. Undi ariko agaseka agatangira kuba yavuga ati ni assistant. Ubwo ngubwo agatangira one mu mutima akavuga ati cyangwa n'urukundo rwe. Ubwo ndi nawe agatangira ati Mr. Ru, ndishimye kuba duhuye pe, ni iby'agatangaza, wansuhuza se? Bimeze gute? Ndishimye cyane, banyita Mr. Tang, niko banyita Tang Hao. Ubwo nyine nuko nguko yatangiye kuba yakipresenta, ariko agahita kweshebura umugore amubwira ati wenda umwunganizi wawe, ese ubyibuka se? Reka tujye dukora utuntu twacu twipowe, gake gake. Ariko umugabo byose arimo arabireba, dore yamuzaniye ikiganza akavuga ati mvana imbere wa kigoryi we po. Undi akigarura ati harya nabonye mudakunda imikino, munyihanganire, ariko nari nibagiwe ko Mr. Ru utareba, nari mbyibagiwe, unyihanganire, nari nibagiwe ko utareba, ariko nta kintu na kimwe bivuze, unyihanganire. Uwo ni umugabo nyine ibintu byose aba yabigize imikino, ni nayo mpamvu yamutwaye n'umugore mu mikino. Ubwo umugore nawe yese atangira kuba yareba akitegereza, akatangira kuba yamubwira ati hawo we, ati rero reka nkwereke, reka njye kuba nakuzanira amafayiro cyangwa se amadokima. Ese ko bimeze se? Bugumye aha ngaha, reka nkuzanira amadokima yo ku kazi, ube wagenda ntegereza aha ngaha, uragenda ari uko nyazanye. Dore umugore ngo arirukanka akagenda. Umugabo nawe yese atangira kuba yavuga ati yewe Rawo, Ruwo, ni Ruwo, izina ryiwe nari naryibagiwe. Ubwo niko yese atangira kuba yavuga ati Ruwo, ugiye kuba wagenda uraza kuba wabona impapuro za divorce aho ziteretse ku meza, igenda urahita uzibona. Ubwo Ruwo nawe nuko nguko yaje gake gake tayari yinjira mu nzu, ariko umugabo twumvisha arimo aravuga ati nugera aha uraza kuba wabona impapuro za divorce. Ubwo niko umugore nawe yahageze kwitegereza neza, dore ngo impapuro za divorce arazibona ziteretse aho. Dore ngo arazitegereza akazitegereza, ariko yariyumvira ahita asubira inyuma arigendera, ntiyaba akizirebye cyangwa se ngo azifungure. We yahise yikomereza arigendera, ntiyareba ziriya mpapuro gake arakomeza. Ubwo cya kigabo nacyo twabonye cyahawo kikirimo arimo cy'ikigoryi, dore ngo kiratangira kuba cyakegera wa mugabo, agatangira kuba yamubwira ati se ubundi hari ikintu na kimwe unziho? Hari ikintu na kimwe unziho Mr. Ru? Icyangwa mbe nakwibwira? Ntago nzi icyangwa mbe nakwibwira. Dore umugabo umujinya, ivarisi akenda kuba yayituritsa. Undi arimo araza amwiregaho akamubwira ati hari ikintu nziho? Undi akamubwira ati hoya, nta nubwo ndimo ndamenya ibintu ushaka kuba wansobanurira pe. Agatangira kuba yakisetsa, akajya akisetsa ati ntago nzi. Akamubwira ati ndimo ndabibona, ariko nta nubwo mfite ubwoba bwo kuba nakubwira ibiri hagati yanjye na Ruwo, ndetse nanjye ntago mfite ubwoba bwo kuba nabikubwira. Ati ukuri muratubona cyangwa se uko tumeze njye nawe birahambaye cyane. Ati buri munsi mpora impande ye, nawe akampora impande, rero tuba tumeze nk'abana barimo barakina, twegeranye gake gake, twamatanye, tumeze nk'abarimo barabyina utuzuke. Ese uribuka ukuntu utuzuke tuba tumezera? Ariko ndabyumva neza, ntago ari bibi, urimo urabyumva nubwo utarimo urareba. Ariko ukuntu uri ikigoryi, ukuntu uri impumyi, nibyo bintu ngiye nkunda, bituma nkora ibintu byanjye uko mbyishakiye. Ruwo duhora turimo turabyina, ampereza ibyishimo, tukidagadura. Rero ndakurahiye wa mugabo we, kwa impumyi ni ikintu nge nishimira, wampaye uruhare runini kuba nidagadura ngakora ibintu byose nshaka nge na Ruwo. Ibintu byose tuba twabishyize ku rundi rwego, ibyishimo arabinkaraga.
utuntu twose ntubonera ku gihe, urimo urabyumva gute se? Buri gihe mpora nishimye kubera we, njyewe mpora nishimye kubera we, ni iby'agaciro kuba mufite mu buzima bwanjye, njye mpora nishimye. Ubwo agatangira kuba yavuga ati ariko byose mbiterwa nawe, kuba utabona, ahubwo usisugira ngo ikintu ngiye kuba nakubwira vuba aha ngaha bidatinze, ube witegura ko uzadutahira ubukwe, kandi ushobore kuzagira ngo ni ikirori uzaba watashye. Uzaba uri mu bukwe bwanjye, waba utashye umugabo akamuseka amubwira ati we wakigoryi we, ibite byawe ibyo ni ibiki umbwira? Yahise amukubita igipfunsi. Undi yaracanganyikiye. Ubwo umugore nuko nguko arimo araza ngo avuye kuba yareba amadokima, dore umugabo bamukubise urushyi. Umugore yaje avuga ati hawo bigenze gute bigenze gute? Ubwo umugabo yese avuga ati baba we, baranyishe mu ntabare. Umugore yaje yirukanka kureba ikintu cyaba kibaye, atangira kuba mubaza ati hawo ni iki kirimo kirajya mbere, bigenze gute, ibi ni ibiki? Ariko hawe yese ahaguruka bamukuye ibwene. Umugore yamutangiye kuba yavuga ati byaba bigenze gute ukubita hawo, ibi ni ibiki, waba ubitewe n'iki kugira ngo mukubite? Ubwo umugabo nawe agatangira kuba yavuga ati mbaye nta n'ikintu na kimwe mubwiye, ariko Mr. ahisa nkubita igipfunsi, sinzi ikintu ampoye habe na kimwe rwose, kandi nicyo cyari kirimo kiramubwira ibigambo biterekeranye cyangwa se bidafite umutwe n'ikibuno. Ariko yatangiye kuba yahimba avuga ati ngewe nta n'ikintu na kimwe mubwiye, ngiye kubona ankubise igipfunsi, ariko sinzi Mr. impamvu ngiye ankubise banza haratanyishimiye, niyo mpamvu harankubise. Umugore akabyumva agatangira kuba yamubwira ati we ibi bintu ukoze byo kuba wakubita hawo ubitewe n'iki se? Kuba utamwishimiye byaguha uburenganzira bwo kuba wamukubita? Kuba utamwishimiye byaguha uburenganzira bwo kuba wamukubita? Reba ukuntu uhagaze, kandi nari nkubwiye ngo muhagararane aha ngaha. Basi kwihagarara aha ngaha niba byari bikunaniye, gute wowe wakora ibyo bintu? Ibyo bintu bitewe n'iki? Ibyo bintu bitewe n'iki? Undi agatangira kuba yamubwira ati ibyo ngibyo ngewe ntabwo namwishimiye kugumya ndeba impande yanjye, ampagaze impande ntabwo nabyishimiye. Rero nagombaga kuba namuhereza isomo. Yari arimo arambwira ibintu by'ubugoryi, kandi sinkeneye no kuba natinda, ngiye kuba nareba papa wanjye ndigendeye. Tayari ubwo agiye kugenda yaramubwiye ati ibanza unyumve neza, ikintu cya mbere ugomba kuba wamenya nuko mu rugo ari aha ngaha aho urimo urajya simbizi. Ugomba kuba wamenya ko uyu nguyu uhawe ukubise, ibyo bintu bitari bukunde, ntabwo ugenda gutya. Ubwo ariko umugabo agatangira kuba yamubwira ati mureke mureke, ngende umwunganizi wawe, mureke. Niba we yankubise nimba ibyo yashakaga, kandi impumyi uba ugomba kuba wayihereza ikintu cyose ikeneye. Mureke rwose, mureke yigendere. Kuba yankubise biraza kuba byafata akanya gatoya kugira ngo haze kuba hasubirana, ariko niwihangane. Ubwo n'undi yahise atangira kuba yamubwira ati gute nihangana? Yajya kubita abantu bose abonye akabereka ko ngari impumyi bikamuhesha kuba yakubita abantu bose? Ubwo akamubwira ati guhera uyu munsi aya ni amakosa yawe ukoze, ugomba kuba wasaba imbabazi hawo, gira vuba vuba umusaba imbabazi. Nicyo kintu nkubwiye ubwo cyahawo nacyo kirimo kirareba gutyo, ikivuga ati nibansaba imbabazi. Ubwo undi nawe akavuga ati se kubera iki namusaba imbabazi? Ndamusaba imbabazi z'iki, namukoze iki? Kuba undi nawe akamubwira ati kuba wamukubise ntago biguhereza uburenganzira bwo kuba wakubita abantu bose ubonye. Iyo nta n'impamvu n'imwe ufite yo kuba yamukubita igipfunsi nk'icyo umukubise. Undi ariko akavuga ati reka ibyo ngibyo ntago ngiye ndimo ndabyicuza kuba namukubise, reka ntago mbyicuza. Undi akamubwira ati ibyo bintu ukoze ni ibiki? Kuva na mbere ntago wigeze ukora bino bintu utari impumyi, none aho ubereye impumyi nibwo ukubita umuntu wowe? Ibi bintu urimo urakora ni ibiki? Isaba imbabazi, gira vuba vuba hawo, musaba imbabazi nonaha cyangwa se bibe byagenda nabi. Undi akamubwira ati nta mpamvu. Undi akamubwira ati urimo uranyumva neza? Reka kuba wafunga umutwe, igira vuba vuba usaba imbabazi. Reba ukuntu umubabaje hawo, igira vuba vuba uramubabaje cyane. Cyangwa se niba utari bumusaba imbabazi, reka mbe nakubwira ikintu uri buze kuba wakora. Undi akavuga ati nabikubwiye, nta mpamvu yo kuba namusaba imbabazi. Ibyo byo urimo urashaka kuba wambwira ndakwiyamye. Ariko ndakamubwira ati waretse kuba wamushyiraho imbabazi, nako waretse kuba wamuhatiriza, wamuretse ko imbabazi zanjye, cyangwa se kuba yampereza imbabazi nta mpamvu. Ikirenzeho sinigeze nanarwana nawe, mureke rwose ibyo yakoraga
niba byishimiye nta kibazo mureka agende. Ubwo umugore nyine akamubwira ati umva nkubwire neza, kuba uri impumyi ntago biguhereza uburenganzira bwo kuba wakora bino bintu ukoze, kandi ndagira ngo nkubwire ngo ntago winjira muri ino nzu udasabye imbabazi. Ibyo ngibyo rwose byo ni ibintu ugomba kuba wakicuza asaba imbabazi vuba vuba, cyangwa se nze kuba nakwereka ikintu ngukorera nudasaba imbabazi hawo nonaha. Ubwo umuhungu yaravuze ati ngewe se ntago ndi buzimusaba imbabazi, ntazo ndi bumusabe, ahubwo ikintu ngiye kuba nakora reka mbe nakikubwira ikintu ngiye kuba nakora. Akamubwira ati ngewe, akamubwira ati se ubundi nukubera iki wakubita umuntu nta mpamvu ufite, ibyo bintu wabikuye he? Wabikuye he? Ngiye nkuzi utakora ibi bintu, uri umuntu ugira ubwoba wita ku bantu, utari waba impumyi none ubereye impumyi, ni gute wakitwara gutya imyaka yose ishize ukifuza kuba wateza ibibazo nk'ibi ngibi? Ibyo bintu bitewe n'iki? Ubitewe n'iki? Ariko umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati nutaza kuba wajya hasi ngo umusabe imbabazi, ndakubwiza ukuri kutari buza kuba wataha muri ino nzu, ugomba kuba wagenda, nta mpamvu yo kuba wakinjira muri ino nzu. Umugabo yaravuze ati ibyo gusa ni ibintu toto, ibyoroshye nko kunywa amazi. Ngenda ahitamo kugendaho kugira ngo nsabe imbabazi, ndagenda. Ubwo umugore byaramucanze biramushobera, dore kubona umugabo we yigenderaho gusaba imbabazi. Nuko nguko yagiye ndatangira kuba yavuga ati ngo iki ibi bintu ni ibiki? Ubwo bose bararebye barareba, ariko umugabo warabyishimiye kuba uyu nguyu yagenda, nta gitangaza cyaba gihari. Undi nawe nuko nguko yagiye ahita atangira kuba yavuga ati tang luo, ati ndagira ngo ube wabimenya ubu ngubu byose birarangiye, inyuma na nyuma turangizanyije ibyacu, nta handi tuzongera kuba twahurira, nge ndagiye. Ubwo wowe byamucanze atangira kuba yakibaza ati se uyu nguyu ni ibiki arimo arakora? Arakeka ko hari ahantu ari buze kuba yajya atareba, ni ukubera iki? Agiye gute? Arakeka ko hari ahantu yaza kuba yajya akagenda nta hantu na hamwe azi atanareba. Ubwo nyine umugabo bazi ko atareba, kandi umugabo ni muryerye, arareba cyane, arareba dore tayari ukamenya ko baje kuba bamutegereza biwabo, baje kuba bamureba. Nuko nguko baba bahagaze bamutegereje, ukamenya ko ava mu muryango ufite ubwatsi cyangwa se ipinda cyangwa se amafaranga yo barayafite menshi cyane. Ubwo bose bakunama bagatangira ati yewe, bose bakunama batangira kuba bamusuhuza, bamubwira ati hello. Ubwo bose bakamusuhuza bamubwira ati young master, ati papa wawe yari yatubwiye ngo tuze kuba twakujyana mu rugo, niko yari yatubwiye. Undi nta bintu byinshi avuga usibye kuba yanashyira n'ivarisi aho ngaho akayiterekaho, abandi bakamenya ibyo avuze nubwo nta kintu avuze. Agitera urutambwe abandi bakamenya ko ari ugufungura urugi, nta n'ikintu na kimwe aravuga. Tayari bagahita bafungura vuba vuba, nawe akinjirira, abandi bakava mu nzira birukanka ati mutambuke, natwe twagiye gakeya. Ariko reka tube twagasoreza aha ngaha. Nkubwira ati se ino nkuru yibonye gute? Tuyikomeze cyangwa tuyireke? Ikindi kintu kirenzeho, reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarekoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video wayibonye. Iramutse yagushimishe ntibagirwe kuba wakora kuri like.